umukobwa yarangiza ati uko mundeba nibyo koko ndatwite, ariko namwe mwishyire mu mwanya wanjye, reba ukuntu nsa, urebe umukobwa nkanjye uburyo nakwambara ijipo imwe amezi 3, nanjye nageze aho ndibaza ngo ariko Imana yo ko nayisabye ngo impe imyenda ntiyimpe, iwacu papa na mama ko nagerageje kubaka amafaranga bakayanyima, umuntu nari nsigaranye n'uyu musore twari inshuti, umva pe yaraje ambaho arantembereza ku Kivu, antembereza za Kigali, telefone yanjye akayoherezamo amafaranga. Reka nkubwire, nkurikije ukuntu uyu musore yamfashe neza, mama Kana nawe ari wowe nubwo usenga nawe wakora nk'ibi nagize gute nakoze. Ngiki kintu cyerekana umuntu urimo kwatura ku buryo Imana itabitega mu matwi. Ibintu nk'ibi ngibi bitera Imana iseseme. Nimureba uyu mwuka mubi wanduye abantu wo kudatanga icyacu, uyu mwuka Satani azawuzirikaho iyindi myuka mibi myinshi, kugeza igihe Satani azazirika ubuzima bwawe ujye wibaza ngo kuki ubuzima bwanjye buziritse nta mugisha. Reka ngire ikintu mbabwira, mu madini menshi ujya kubona ukabona umuntu ahagaze imbere, amena amena rwose iri teraniro ryabaye ryiza, numva mfite ishyushyu ryo kuvuga ibyambayeho, kandi Bibiliya iravuga ngo ntukagire iki ntukagire ishyushyu. Numva ngize ishyushyu, ibintu ngiye kuvuga mu byihanganire uwo bitungura. Ubu mpagaze imbere yanyu mfite ubwoba, mfite n'ikimwaro kubw'ibibi nakoze. Agahita areba mu gihande kirimo umuntu basambanye. Kana wihangane ndabivuga uko biri, nturamureba, ntiwigeze usenga Imana ngo igire ikikorera umutima we ngo umurebe, kuko mwasambanye mwenyine nta n'undi muntu ubizi. Umva, nahagurukira aho ari kanaka, umudamu agahaguruka, wihangane ngiye kubivuga, Imana irantegetse ngo ngire gute bivuge. Kuki warwanye? Reka ngire ikintu nkubwira, erega nawe reka nkubwire, ejo yambwiye nabi, n'uyu munsi yari yongeye. Ari wowe umuntu agututse kabiri wakomeza kubyangana, namukubise urushya ahubwo nanongera nzamukura amenyo. Ubwo ngo umuntu ngo arimo aragira gute, arimo aratura. Hano rero kuri page 594 haranditswe ngo iyi cyaha cyishe imyumvire, umuntu ntabwo umunyabibi aba akimenya inenge y'ingeso ze, akomeza kuba mu buhumyi. Kwatura kwe ni kuba kuvuye ku mutima, kandi ni kuba ari ukukuri. Aho yemereye icyaha cye hose yongeraho urwitwazo ku mpamvu yabimuteye. Igihe cyose buriya ni nako kwatura kujya kuba hagati y'abagabo n'abagore. Umugabo abaza umugore ati wagiye kunca inyuma wabitewe n'iki pe? Yarangiza atumva rero wowe nawe watumye nkora iki cyaha. Icyambere warabanje ukazaza wanga kuduha amafaranga y'iposho, njyewe nkajya kuguza abandi bagabo b'inshuti yawe amafaranga nkababwira ko nzabishyura. Aho rero niho hahereye umugabo w'inshuti yawe kanaka akazazamo amafaranga menshi, rimwe na mwaka nk'ibihumbi 10 byo gukoresha nkabona ibihumbi 200, akambwira ati rwose nta kintu nzamuburana. Ikindi cya kabiri, nawe wakoze ikosa, ni gute ugenda ugakora icyumweru amezi 2 utaza mu rugo, wewe wabonaga nge ntambaye umubiri. Ubwo ngo arimo aravuga icyatumye agira gute ariko nagira ngo mbabaze, izo mpamvu abarimo kuziremereza kugira ngo akumvishe ko ntako atagize gute, ntako atagize. Rero hari umugabane wo kwatura ibyaha utuma umutwaro umwe uwikorera, undi mutwaro ukawikoreza umuntu. Hari igihe watura ibyaha umuntu yarangiza agatavuga ati ese buriya n'abapasitoro nabo bakora nk'ibi, n'abarayiki n'abadiyakoni. Noneho uburyo watuye icyaha cyawe ubwira abantu inzira waciye mujya kugikora, hari igihe ngo nabo bibabera inzira bazaza bacamo bagiye gukora iki ibyaha. Ugasanga mu kwatura ibyaha no gutanga ubuhamya umuntu ahagaze imbere y'iteraniro ahubwo arimo arariroga. Ikibazo cy'uko ibyaha bikwiriye kwicuzwa n'uwo bigomba kwaturirwa ni ikibazo gisaba kwigana mu bushishozi, kandi musenga tugomba kukireba mu mpande zose, turebera uburemere bwacyo imbere y'Imana, kandi tugashaka umucyo wacyo. Dukwiriye kwibaza niba kwaturira mu ruhame ibyaha twakoze hari icyiza bizazana.
ni igiki cyiza bizazana. Icya kabiri, cyangwa se niba hari kwaturira, niba hari icyo bizangiza, dukeneye kubanza kumenya ese ibi bintu bizangiza iki cyangwa bizazana iyihe nyungu. Ikindi kintu cya kabiri, mbese bizamamaza ishimwe ry'iyaduhamagaye ikadukura mu mwijima ikatugeza mu mucyo wayo w'itangaza. Bizatuma imbaraga z'Imana zigaragara, yadukuye mu mwijima ikatuzana mu mucyo w'itangaza. Izo mpinduka zizagaragara. Abantu benshi batanga ubuhamya kuri YouTube, akakubwira ukuntu yari indaya, akakubwira ukuntu yari umurozi, akakubwira ukuntu yari mubi, ariko wanamureba yicaye kuri YouTube, wareba ukuntu arimo kurerembura amaso imbere y'abasore barimo kumufata amashusho, wareba udutekinike n'uburyo arimo kwirebesha, ukabona n'ubundi arimo aratanga ubuhamya bwa kera. Uburaya bwo ntaho bwagize gute? Ntaho bwagiye. Kubabona bambaye amakoti ngo barajya ku isabato, barajya kumara iki. Sinumvise umudamu umwe arimo kwaturira undi ngo yapangaga kumurogera mu materaniro. N'ukubabona bagenda n'ibitabo, ngo Satani ashaka kuzereka abantu yuko abadivanisiti ari ibishingwe, bakaba n'iki? N'imyanda. Azamukiye ku kwatura k'ubugoryi no gutanga ubuhamya bw'ubugoryi buri mu bujiji. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Muri iki gitondo rero munyemerere twege icyigisho cyacu kidusaba kwihuta, kidusaba gutekereza, kandi kidusaba kuza gufata mu mutwe cyane ibyo tugiye kwiga. Nsaba n'Imana ngo idufashe kugira ngo habeho kubishyira mu bikorwa. Munyemerere dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mu gitondo nk'iki izina ryawe niryo ririmo gushyirwa hejuru. Twatangiye amateraniro tukwerereza tuguhimbaza, twagiye tugusaba ngo bane natwe ibigirwamana biri muri twe byigizweyo, kugira ngo ubone aho ushyira icyicaro. Tugiye gukomeza kwiga ijambo ryawe rero, bane natwe. Buri muntu wese uteze amatwi iki cyigisho umuha umugisha, n'undi wese uzagitega amatwi uzamuha umugisha wo kugira ngo ibirimo bishyire mu bikorwa. Kandi ubwo uri Imana itanga ibisubizo, utanga kuruhuka, uri Imana itanga amahoro, uri Imana itanga ibyiringiro ku babibuze. Ubane na buri muntu wese, kandi ijambo ryawe rigira imbaraga mu mitima yacu, mu izina rya Yesu, amen. Muri iki gitondo tugiye kwigana icyigisho, ni icyigisho kiboneka mu gitabo cyitwa Ibihamya by'itorero umuzingo wa 5. Ibihamya by'itorero umuzingo wa 5, icyigisho cya 78 n'icyigisho cya 79. Ni ibyigisho byombi bihurira ku kintu cyitwa kwatura ibyaha. Ndetse iki cyigisho gifite imbaraga kandi gifite akamaro, aho tugomba kugikurikirana kugira ngo turebe Imana yifuza ko twatura ibyaha byacu gute. Ni uwuhe mugisha uturuka mu kwatura ibyaha? Ni ubuhe buyobe Satani ajya azana mu gihe umuntu ashaka kwatura ibyaha? Ni izihe ngaruka mbi zijya ziboneka ku bantu batuye nabi ibyaha kandi bitwa ngo bakurikije ijambo ry'Imana? Nshuti zanjye, nagira ngo mbasabe abafite icyo gitabo muzarebe guturuka kuri page 590 gukomeza. Bibiliya iravuga mu Migani igice cya 28 umurongo wa 13. Bibiliya zanyu murebe Imigani igice cya 28, Imigani 28, ari naryo somo ryacu ritwinjiza mu cyigisho. 28 umurongo wa 13, Bibiliya iravuga ngo uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka azagira gute? Azababarirwa. Iri ni ihame Imana yandikishije abanyamadini benshi, abantu benshi bakunze kwirengagiza. Uhisha ibicumuro bye kugubwa neza ntibishoboka, kubera ko icyaha ntigitanga amahoro, icyaha ntigitanga umutuzo, icyaha kimunga umubiri,
umuntu agata ibiro. Icyaha kimunga umutima, umuntu akarwara indwara zidasobanutse. Icyaha kimunga amateka, umuntu akagira ikimwaro akumva ntiyakwegera abandi. Icyaha kizana umworera hagati y'umuntu n'Imana, ariko kimunga n'isano umuntu afitanye n'abandi, kubera ko icyaha kiraza kikajya hagati y'umuntu n'abandi kikamubuza gususuruka ngo narangiza yinjire mu bantu kandi afite umutima uticiraho urubanza. Yeremiya we muri Yeremiya igice cya 20, Yeremiya igice cya 20, Yeremiya nawe afite ikintu kidasanzwe yavuze. Yeremiya yaranditse ngo noneho Uwiteka Nyiringabo, Yeremiya 20:12, noneho Uwiteka Nyiringabo ugerageza abakiranutsi, ukareba mu nda no mu mutima, unkundire ndebe uko ubahora, kuko ari wowe naturiye ibyanjye. Amen. Imana ireba mu nda ikareba na he no mu mutima. Abanyarwanda baciye umugani ngo uhishe mu nda ngo imbwa ntizigira gute? Yego. Aho hantu uhishe mu nda imbwa ntizimwiba, ni nkaho bashaka kuvuga ngo hajye hagira ibintu bika ahantu kure ku buryo nta muntu wapfa kubibona. Ariko Bibiliya yakoresheje iyi nyito, iravuga ngo Imana yacu igerageza abakiranutsi bayo, ikareba mu nda zabo, ariko ikareba no mu mitima yabo. Arangije abwira Imana ati rero ntegereje kureba ingaruka zizababaho, kubera ko njyewe nagize amahirwe, ibyanjye narabikwaturiye. Mu magambo make, ntacyo nagize gute? Ntacyo naguhishe. Kubera iki ibi yabikoze? Hari abantu benshi bagiye bagwa mu bujiji bwo kuba hari ibyo azaturira iteraniro Imana itagize gute? Atarabizanira Imana. Hari abantu bajya bagira ubwuzu, bagira ubujiji, bagira intege nke ndetse n'ubupagani, bikaba bishobora kubazana imbere y'iteraniro bakagira ibintu bavuga by'ububi bwabo, ariko ugasanga Imana yo ntibigeze bafata umwanya ngo bagire gute? Bayibwire. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ikintu gitangaje. Buriya ntabwo Imana isaba amananiza. Niyo mpamvu iyi Imana irimo guteganya ko hari umuntu ugomba kujya kwaturira icyaha wamugiriye. Imana izamo hagati ikagira ibyo ikora. Wakwibaza uti kuki Imana yatanze iki kintu kandi ari amananiza? Oya, paje 590 haranditswe ngo ibisabwa ngo umuntu abone imbabazi z'Imana biroroshye, ni iby'ukuri kandi birumvikana. Ntabwo Uwiteka dusaba gukora ibintu bimwe bitubabaza kugira ngo tubone kubabarirwa ibyaha. Ntabwo Imana ikoresha abantu ibintu bibababaza kugira ngo babone kubabarirwa ibyaha. Ntabwo dukeneye gukora ingendo nyobokamana ndende kandi zinaniza. Abantu benshi bajya bibwira ko bagomba gukora urugendo rurerure. Umuntu akava nk'aha akajya mu birunga, umuntu akava nk'aha akajya Isiraheli, umuntu akava nk'aha akajya Kibeho, umuntu akava nk'aha akajya mu yindi misozi abanyamyuka baba baragennye ko ariho Imana isubiriza, ku buryo bakubwira bataho ngaho nuhajya ikibazo ufitanye n'umugabo uzahava ubohotse rwose. Kangira ikintu mbabwira, iby'Imana itakoreye hano mu nzu yayo yitiriwe izina ryayo, ni ubujiji kwibwira ko izabikorera ahandi. Icyo nagira ngo mbabwire gikomeye, hano haranditse ngo ntabwo dukeneye gukora ingendo ndende cyangwa kwiha ibihano bitubabaza umubiri kugira ngo imitima yacu ibe yakwemerwa n'Imana Nyirijuru. Hari abantu babona bashaka imbabazi z'Imana, imibiri yabo bakayikoresha gatunambwene, kurya bakabireka. Ukabona umuntu arimo aravuga ati ndimo ndashaka imbabazi z'Imana, kurya ubu narabiretse, nzongera kurya uko numvishijwe rimbwira yuko nababariwe. Kurya akabireka, gukaraba akabireka, kubana n'abantu akabireka, umubyeyi wonsaga umwana akarimukuraho. Mbega ukabona arimo ariha ibihano ndetse arimo araba nk'umuntu. Mu bihugu by'Abarabu haba abantu ngo biyahura bakisirikaho ibisasu ngo kuko azi ko ngo Imana ngo izagira gute? Izamurebana imbabazi. Iyo urimo gushaka Imana uciye muri iyo nzira, uba umeze nk'umuntu uri wizirikaho ibisasu bino by'Abarabu.
ijambo ry'Imana ibintu ririmo kumbwira muri iki gitondo ni ibintu by'ingenzi umuntu adakwiye gusuzugura. Nta munsi n'umwe gupfumuka igifu, gushwanyuka kw'imitsi yo mu mutwe Imana izabireberaho. Kuba wicaye ukigunga kugeza ubwo urwaye rubaga impande, nta munsi n'umwe Imana izabirebaho ngo ivuge ngo nkurikije uko ababaye reka nshyiremo imiyaga. Hoya, Imana ifite uburyo yatanze, uburyo Imana yahaye umunyabyaha kwihana. Nta munyabyaha wabyishoboza atari kumwe n'iki? N'Imana. Ariko nanone ntabwo ari intambwe itumvikana, nta nubwo ari intambwe idashoboka. Muri iki gitabo bakomeje bambwira ngo ntabwo bisaba ngo ibicumuro byacu bikunde bihanagurwe ngo dukore ibyo hejuru, ahubwo uwatura icyaha cye kandi akakizinukwa azababarirwa. Kwatura icyaha ni ubwa mbere, ni icya mbere. Icya kabiri, hari n'abantu batura icyaha ariko kuko kimutunze agakomeza akagikora, ariko ntazongere kukigukorera, ahubwo akazagikorera iki? Abandi. Nta kintu uba wararetse. Iri ni isezerano ry'agahozo ryahawe umuntu wacumuye kugira ngo rimutere umwete wo kwiringira Imana yuje urukundo, kandi ngo ashakire ubugingo buhoraho mu bwami bwayo. Bibiliya iduha urugero rwa Daniyeli. Daniyeli byabaye ngombwa ko yatura ibyaha bye n'iby'ubwoko bwe. Bivuze ngo iki? Mutega amatwi uko Daniyeli muri iki gihe hari ubukene bukomeye bwa bene uku kwihana no kwatura k'ukuri kandi kuvuye ku mutima. Iyo urebye uyu munsi ubona hari ubukene bukomeye bwo kwihana. Abantu baragereka ibyaha ku bindi, abantu barimo barakora amahano, ndetse tugeze ku rwego abantu batangiye gukora ibyaha babizi kandi babishaka. Tugeze ku gihe umuntu ateganya icyaha akagitegura, icyaha akakimarana icyumweru, akakimarana ukwezi, ndetse akabwira abantu ati nubwo ari bibi nzabikora, nzahumeka ari uko mbigezeho. Iyo nzira ni imwe mu nzira zerekeza abantu ku gutuka umwuka wera. Ni gute buri munsi dusenga ngo ntuduhane mu bitwoshya ahubwo dukize iki? Umubi. Ikintu cy'igishuko ukakimaramo icyumweru, ukakimaramo ukwezi, umuntu akaba agambirira kuzaba umugore wa kabiri n'umugore wa gatatu w'umuntu. Ibyo bintu bimanukara, urabipanga, ukareba abana be aho bageze, ukareba uko abana be babayeho, ukareba amafaranga ye, umutima ukakubwira uti ibi bintu wibikora wisenya urugo rw'uriya mumama. Uriya mumama yarakwizeye, yakubaye hafi mu makuba no mu bigeragezo. Ibi bintu ugiye gukora ni ibiki? Wategereje isezerano ko ukiri umukobwa mwiza. Ibi bintu ugiyemo bizakumarira iki? Uko bwije nuko bukeye acecekesha umutima nama, aho kugisha Imana inama ahubwo akajya mu bantu. Ese ubona mbanye n'akana kabyakunda we? Undi akakubwira ati jyayo kubera amafaranga. Warangiza ngo uzicara ngo ushake umutuzo. Reka ngire ikintu mbabwira. Ndababwiye ngo uko utinda mu cyaha ugatinda mu nzira zerekeza kugikora, ni nako icyo cyaha kukihana biba bizagorana. Aha rero impamvu imwe rukumbi tudashobora kubabarirwa ibyaha byo mu gihe cyashize nuko tudashaka gucisha bugufi imitima yacu y'ubwibone ngo duhuze n'ibisabwa n'ijambo ry'Imana. Ntabwo tugomba guhatirwa umunyabyaha uku kwihana. Ntabwo bigomba gukorwa mu buryo bw'ibikino, kandi ntacyo umuntu yitayeho, cyangwa se ngo gukorwe umuntu abihatiwe n'abantu batari bumva neza imiterere y'icyaha yanga urunuka. Kwatura kuvanze n'amarira n'agahinda ari nako gusuka ibiri imbere mu mutima. Bene uko kwatura kugera ku Mana nyirimpuhwe zitarondoreka. Umunyezaburi niwe wavuze ngo Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse kandi akiza abafite imitima ishenjaguwe. Zaburi 34 umurongo wa 19. Ibintu bitatu bavuze kugira ngo kwatura kube kwemewe. Icya mbere, kwatura kuvanze n'amarira y'agahinda.
amarira y'agahinda, amagambo asohoka mu kanwa, gusuka ibiri imbere mu mutima. Ibyo bintu bitatu iyo bihuriye mu kwatura bituma umuntu ababarirwa icyaha cye. Ariko abantu b'iki gihe ajya kwatura akabanza agategura amagambo y'ubucakura ku munwa, umutima ntawukingure, kubera ko yabihatiwe n'abayobozi b'itorero, yabihatiwe n'umugore we. Umugore aramubwira ati nutatura ntago turi busubirane. Yarangiza akavuga ati ariko nkurikije umugore tubana ibintu byose nimbivuga uko biri bishoboka ko atanambabarira. Umuntu akagenda ategura utuntu tw'amakorosi, yarangiza ahubwo kubera ko abantu bazi ko igihe cyose amarira ariyo turufu ikomeye yo kwihana, muzabona abantu bose barimo kurira. Ariko ijambo ry'Imana ryatweretse abantu bagiye barira ariko batatuye ibyaha mu by'ukuri, batanihannye mu by'ukuri. Ubu se nta muntu wari wakwatura w'icyaha gusaba imbabazi yarangiza n'amarira akarira, ariko wasanga ugasanga cyarakomeje, byarabaye ntibyabaye. Reka ngire ikintu mbabaza, amarira ntabwo ari ikimenyetso cyo kwihana gusa. Amarira ni ikimenyetso cyo kwihana mu madini adafite Bibiliya. Mu madini ya kirokori iyo urize baravuga batarababaye pe. Urabona umugabo yarekura amarira, muzi ukuntu abagabo batinda kurira, umugabo yarira atababaye byahe. Ndagira ngo mbabaze, muka Potifari amaze kushaka kugerageza gusambana na Yosefu, Yosefu yanze. Yosefu ahavuye ahajugunye n'imyenda, muka Potifari yararize. Abahageze basanze arira. Umugabo aramubaza ati bigenze gute? Aramubwira ati ubu ndimo ndarira cyane, narwanye intambara ikomeye kugira ngo wa munyagano wazanye atafata kuki ku ngufu. Ariko ijambo ry'Imana ryaranditse ngo yarizwaga nuko ahombye umusore mwiza yashakaga ko basambana. Amarira rero ushobora kuyarira imbere y'umuntu umwe ariko afite icyo asobanuye ku wundi muntu. Bibiliya yaduhaye ingero z'abantu bagiye batura ibyaha bakihana ariko bakaba batihannye ntibababarirwe. Hari uburyo bwinshi cyane bwo kwatura nk'ubwa Farawo. Igihe yababazwaga n'amateka y'Imana, Farawo yemeraga icyaha cye kugira ngo arokoke ibindi bihano byabaga bigiye gukurikiraho. Ntago rero yabaga yihannye, ndetse yahongaga mu maso akabwira Mose ati Imana imbabarire nawe umbabarire, nanze kubumvira pe, ariko noneho nsabira imbabazi ntago nzongera gufunga umutwe. Mose akajya imbere y'Imana ati rero nkurikije uko mubonye mu maso, nkurikije ijwi rye, nkareba n'agahinda afite mu maso, uko biri kose rwose Mana dushyiremo imiyaga, uko biri kose arihane. Yarongeraga akinangira. Ikintu umuntu wa kabiri Bibiliya yavuze ni umuntu bita Balamu. Kwicuza kwa Balamu nako nuko kwari guteye. Balamu yari ateye ubwoba na marayika wari uhagaze mu nzira ye afite inkota yakuye mu rwubati. Balamu yemeye icyaha cye kugira ngo atahasiga ubuzima, nta kwihana ibyaha kuko uri kwari kubayeho. Igihe indogobe yabonaga marayika, Balamu yabonye inkota aravuga ati ndapfa pe. Arangije abwira Imana tumbabarire rwose, nakoze ikosa, nakoze urugendo bitari ngombwa, ariko ubumenya amafuti yanjye. Ariko reka njye ikintu mbabwira, Balamu ntabwo yari yihannye, kuko igihe yajyaga kuvuma Abisiraheli bikanga, yasize abwiye umwami umutego w'umushibuka azabatega, kandi uwo mutego warafashe. Rero aba ni abantu b'ingero Bibiliya yaduhaye. Bibiliya yaduhaye urugero rw'umugabo bita Yuda Iskariyoti. Yuda Iskariyoti nyuma yo kugambanira Yesu yagarutse ku batambyi avuga ati nakoze icyaha kuko nagambaniye amaraso atariho urubanza. Aya magambo murayabona muri Matayo 27:4. Aya magambo Yuda yavuze yari amagambo meza pe. Uramutse uyavuze ubabaye ubikuye ku mutima, yaba ari amagambo meza. Ni nayo magambo Imana ibikeneye. Ariko ikibazo Yuda yagize, kwatura kwe ni kwari guteye ku buryo bumuhesha imbabazi z'Imana, kwari guhaswe
bivuye mu mutima we wari ufite inkomanga bitewe no gutekereza gucirwaho iteka guteye ubwoba ndetse no gutinya urubanza yabonaga azacibwa. Ntabwo yabitewe no kumva yatandukanye n'Imana ye, yabitewe no kumva azacibwa urubanza, yabitewe no kumva azagira ikimwaro, ibi bintu nzabicishaye. Hari abantu baza kwatura hano rero atari uko bamenye ko ubusambanyi ari bubi, atari uko bamenye ko ubujura ari bubi, ahubwo yarangiza akavuga ati aya makuru arimo arakwira, ejo ntaziburira umugabo, reka mpagarane imbere y'abantu mbabwire yuko nari nagize intege nke, icyo kintu ngijyamo, ariko Imana yambonekeye, Imana yambwiye ko imbabariye, ubu meze neza, kandi Imana ubuzima bwanjye yabushubije uko bwari bumeze. Ibyo ni ubujura, ni ubugoryi. Mbabajwe no kubabwira ko hari abantu benshi ahakanira inama y'itorero icyo yakoze. Hakaza umugore wakamushinja, hakaza abavandimwe, inama y'itorero abantu bakazaza bashyira akaboko hejuru bakarahira Imana. Umuntu mu nama y'itorero akavuga ati muzane Bibiliya hano, ibyo mvuga nge mbihagazeho. Umuntu yarangiza ataba baranyanga, aba bantu bose bangendaho. Inama y'itorero ikamwoherezaho umuntu umwe ikamubwira iti rero tugiye gufata umwanzuro. Umuntu agahita amubwira ati ntureba ibi bintu urimo kwigira, baraje baguce bakujugunye hanze, nta muntu uzongera kuguha ikiganza, dore abantu bakugurira mu iduka ryawe ni abantu dusengana, ubwo nabo bazagutakariza icyizere. Wajya kubona ukabona umuntu aravuze ati rero ati mu gitondo ndaza mbasaba imbabazi aho kugira ngo bagire gute banyirukane. Muzareba abantu nk'abo bemezwa nuko bagiye gucibwa mu itorero, umuntu uza akatura icyaha cye muri korari kuko bamuvuze ko bagiye kumujugunya kuko yari afite inyungu yakuragamo. Abo bantu bose bahora basubira muri cya cyaha, kandi ukabona noneho bakigize imikino. Bibiliya igaragaza neza undi muntu watuye, ndetse we akoresha amagambo meza, ariko arangije n'ubundi ntiyababarirwa. Umugabo bita Akani, mu gitabo Abakurambere n'Abahanuzi paje 417 n'icyigisho cya 45 baranditse ngo Akani yemeye icyaha cye, ariko kwatura kwe byari byatinze kugira ngo bimugirire akamaro. Icyaha cye yaracyatuye, anacyatura neza, ariko yatinze mu cyaha ku buryo kwatura ibyaha bye yagiye kubikora kuko abona n'ubundi byagize gute byamenyekanye. Umuntu akicara akabaho ngaho, agaterwa inda, agakomeza akayiririmbiraho, akayikoreraho amateraniro, ukabona yajijishije itorero, akagonganisha abadiyakoni, akagonganisha ababyeyi, ariko yamara kubona ibimenyetso babifashe, bamujyanye kwa muganga, igisubizo cyerekana ko inda ifite amezi 3, agahamagara uwo basambanye akamubwira ati umuceri bawusutse hasi. Mu magambo make ibyacu byose byagize gute byamenyekanye. Bagahita bavuga bati ubuse ko byamenyekanye n'ubundi turahisha iki? Twakwemeye tukerura tugasaba imbabazi. Imbabazi nk'izo buri gihe ntacyo ziba zivuze. Akani yari yarabonye ingabo za Isirayeli zitahuka ziva kuri Ayi zineshejwe, zari zakutse umutima, nyamara ntiyarushaza azisanga ngo yature icyaha cye akihana. Mu magambo make, ubundi icyaha cya Akani yagombaga kucyaturira abasirikare bajyanye ku rugamba, kuko nibo bari batsinzwe ndetse bamwe barapfa. Ibi bintu bya Akani imbere ntabwo byarebaga baki abaturage gusa. Umuturage iby'imyenda arabizi, umuturage iby'amafaranga, amayeri yo ku rugamba. Ubu njyewe nawe turi abaturage, ubu twamenya amanyanga yabera mu rugamba? Ntabwo bitureba, ntabyo tuba tuzi. Yagombaga kwaturira abasirikare bari bari kumwe ku rugamba. Ibyo rero ntabwo yabikoze. Yari yarabonye Yosuwa n'abakuru ba Isiraheli bacuritse imitwe ku butaka, bashavuye bitavugwa. Iyo icyo gihe yatura icyaha cye aba yaragaragaje kwihana nyakuri, ariko yakomeje kwicecekera. Bateguye amasengesho, Yosuwa n'abasirikare barapfukama,
basaba Imana baravuga bati Imana, ko abantu bose turimo kubabaza bakavuga ngo nta cyaha bakoze, akaba ari wowe ureba mu mutima, watugaragarije muri twe uwaba wakoze iki kintu. Amateraniro arimo kuba yo gusaba Imana imbabazi no kwiyeza. Akani yari ahari, abasirikare barimo gusenga, ntiyigeze ngo iyo abikora uwo mwanya byari kuryoha pe. Yari yarumvise itangazo rivuga ko hari icyaha gikomeye cyakozwe, ndetse yari yarumvise n'imiterere yacyo yose ivugwa kandi irondorwa, ariko yakomeje kubumba iminwa ye. Bafashe abanyamatangazo bazenguruka mu nkambi y'abo bantu bari baragiye kurwana. Iyo nkambi yaravugaga ngo twagiye kurwana turaneshwa, ariko Imana yaje kutwereka ko hari umuntu wakoze ku byashinganywe, kandi uwo muntu yakoze ibi n'ibi kuko Imana yari yabigaragaje, kandi uwo muntu yadukoreye amabara. Ariko niba hari umuntu urimo wakoze icyo kintu, niyihane yature. Uwo munsi ugira ngo byo yarabikoze? Ntabwo yabikoze. Nabwo ngo kwihana no kwatura icyari gikenewe n'iki? Yagombaga kujya muri ako kanya akabumbura umunwa we, agakura itorero ry'Imana mu rungabangamo, araceceka. Hakurikiyeho kugenzura bikomeye. Mbega uko ubugingo bwe bwahinze umushyitsi kubera ubwoba, ubwo yabonaga ubufindo bufasha umuryango we mugari. Hanyuma ubufindo buragenda bufata inzu ya se, hanyuma inzu ye bwite, ariko nabwo ntiyatura kugeza ubwo urutoki rw'Imana rumwerekanye. Iyo yatura mu gihe famiye ye itoranyijwe, agahita avuga tumva rero, dore umuryango wacu uratoranyijwe, ni wowe wakoze iki cyaha, mutiriwe muvunika. Iki cyaha ninjye wagize gute? Ninjye wagikoze. Byari koroha, ariko ngo yategereje ko bava ku muryango mugari baza ku muryango muto. Umuryango muto bagera ku nzu ye, asigara ahagararanye we n'umugore n'abana. Nshuti zanjye, ubwo icyaha cye cyari kitagihishiriwe, nibwo yemeye ukuri. Ni kangahe kwatura nk'uko kubaho? Hari itandukaniro rikomeye cyane hagati yo kwemera ibyakozwe nyuma y'uko bimaze kugaragazwa no kwatura ibyaha bizwi gusa natwe ubwacu n'Imana. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Kwatura nyakuri iteka kuba guteye ku buryo kurasa ku ntego. Umuntu urimo kwatura ibyaha agomba kurasa ku ntego, kandi akemera ibyaha byihariye bishobora kuba ari ibyaha byajyanwa imbere y'Imana yonyine. Hari nubwo byaba ari n'ibibi bikwiriye kwaturirwa imbere y'abantu bakomerekejwe binyuze muri ibyo bibi byakozwe, cyangwa se bishobora kuba ari ibyaha rusange bikwiriye kuvugirwa mu iteraniro ry'abantu. Buri kintu cyose ugomba kumenya aho ukijyana. Hari ikintu ukora ukabuhemukira itorero muri rusange, ku buryo n'abizera birirwa batuka buri mwizera, abapagani birirwa batuka buri mwizera wese babonye. Icyo rero uba ugomba kucyaturira imbere y'iteraniro, kuko umwanda wawe wagaragaye no ku bandi bantu kandi nta ruhare bawugizemo. Ariko nanone ntabwo ari ngombwa gufata ikintu wahemukiranye n'umuntu warangiza ukaba nturamureba. Ubundi ni ryari bisaba ko umuntu wahemukiye ushobora kuza mu iteraniro? Njyewe nshobora guhemukira umuntu, namara kumuhemukira ubuzima bwe bukajya mu kaga, abantu bose bakabimenya ko ari njye wamuhemukiye, abantu bose barangiza bakananyanga kubera uwo muntu nahemukiye. Noneho narangiza nkaba namusaba imbabazi tukiyunga, nkagira ngo byararangiye. Ariko abantu bose aho ngeze nkazaza numva abantu bavuga bati tuzahora tukubona nka shitani kubw'ibyo wakoreye kanaka. Ntago turabohoka ku mutima kubw'ibintu wakoreye kanaka, nubwo tubona mugendana. Icyo gihe rero bisaba yuko ugomba kuza imbere y'iteraniro, kuko ubugome bwawe wagize ngo warabubitse. Ariko abantu bose bakoresheje ubwenge bwabo, abantu bakoresheje ubukristo bwabo, bareba kure bamenya ko ibibazo kanaka arimo ari wowe wagize gute, wabimushyizemo.
ndagira ngo rero mbumvishe ko hari ibintu dukora bigasaba yuko ubwenge bw'Imana bukorana n'imitima yacu mu buryo bwo kwatura. Nshuti zanjye, ndagira ngo twihute. Iyo icyaha cyishe imyumvire y'imico mbonera, icyaha cyica imyumvire y'imico mbonera ku buryo imico mbonera y'umuntu yangirika. Iyo icyaha cyishe imyumvire y'imico mbonera, ntabwo umunyabibi aba akimenya inenge zo mu mico ye cyangwa ngo abone uburemere bw'ikibi yakoze, kandi keretse gusa yemeye kuyoborwa n'imbaraga yemeza ya Mwuka Wera, naho ubundi umuntu akomeza kuba mu buhumyi ku cyaha cye. Icyaha cyica imyumvire y'umuntu, cyarangiza kigatuma umuntu atabasha kumva uburemere bw'icyaha akoze. Niyo mpamvu kenshi na kenshi uzabona umuntu ngo aje kugusaba imbabazi, ariko ubona akoze mu mifuko, arimo arakubwira ngo mbabarira, nutambabarira se biragenda gute? Yarangiza akakubwira ati rega ntawe umenya aho ubwira ageze, nawe ejo byakubaho nawe ukagira gute, ukamemukira. Akazana utuntu two kugutega iminsi, ubundi yarangiza akanakubwira yuko nutambabarira nta n'icyo uzageraho. Yarangiza akanakubwira ati nutanambabarira n'ubundi Imana yarambabariye njye ntacyo mpomba. Si ubwo izo ni imbabazi? Igihe Imana yatumaga Yakobo kujya kwiyunga n'umuvandimwe we Esawu, marayika w'Imana yakiranye na Yakobo. Kuva marayika w'Imana yakirana na Yakobo, umutsi wo ku nyonga y'itako wari wararegutse. Kureguka k'uwo mutsi w'inyonga y'itako watumye Yakobo yaragenda agasa n'ukurura akaguru, ndetse ngo Yakobo yahingutse imbere ya Esawu ubona yaraciye bugufi, ndetse n'umubiri we ubona ko wacitse intege, ku buryo ngo Esawu yabonye umuvandimwe we arebye guca bugufi ko mu mutima n'uko inyuma, yumva amugiriye impuhwe. Igihe cyose Imana izajya ikohereza gusaba umuntu imbabazi, niyo waba umuyobozi, niyo waba umubyeyi ugiye gusaba umwana wawe imbabazi, Imana igucisha bugufi ikazamura uwo ugiye gusaba imbabazi. Hano rero kuri paje 594 haranditswe ngo iyo icyaha cyishe imyumvire umuntu, ntabwo umunyabibi aba akimenya inenge y'ingeso ze, akomeza kuba mu buhumyi. Kwatura kwe ni kuba kuvuye ku mutima, kandi ni kuba ari ukukuri. Aho yemereye icyaha cye hose yongeraho urwitwazo ku mpamvu yabimuteye. Igihe cyose buriya ni nako kwatura kujya kuba hagati y'abagabo n'abagore. Umugabo abaza umugore ati wagiye kunca inyuma, wabitewe n'iki pe? Yarangiza atumva rero wowe nawe watumye nkora iki cyaha. Icya mbere warabanje ukazaza wanga kuduha amafaranga y'iposho, njyewe nkajya kuguza abandi bagabo b'inshuti yawe amafaranga, nkababwira ko nzabishyura. Aho rero niho hahereye umugabo w'inshuti yawe kanaka akazazamo amafaranga menshi, rimwe na mwaka nk'ibihumbi 10 byo gukoresha, nkabona ibihumbi 200, akambwira ati rwose nta kintu nzamuburana. Ikindi cya kabiri, nawe wakoze ikosa. Ni gute ugenda ugakora icyumweru amezi 2 utaza mu rugo, wewe wabonaga njye ntambaye umubiri? Ubwo ngo arimo aravuga icyatumye agira gute? Ariko nagira ngo mbabaze, izo mpamvu abarimo kuziremereza kugira ngo akumvishe ko ntako atagize gute, ntako atagize. Rero hari umugabane wo kwatura ibyaha utuma umutwaro umwe uwikorera, undi mutwaro ukawikoreza umuntu. Kuki warwanya? Reka ngire ikintu nkubwira, erega nawe reka nkubwire, ejo yambwiye nabi, n'uyu munsi yari yongeye. Ari wowe umuntu agututse kabiri wakomeza kubyangana, namukubise urushya ahubwo nanongera nzamukura amenyo. Ubwo ngo umuntu ngo arimo aragira gute? Arimo aratura. Mukaganira n'umuntu, kuki wakubise umuntu ku isoko, wakubise umukarani wawe, n'abantu bagerageje kukwegera bakubwira bati ibintu ukoze nk'umuntu w'umukirisitu ni amahano, urangije nabo urabasanza ugerekaho n'amagambo menshi. Ujya kumva umuntu arakubwiye rega avuga gutyo kuko we ntukora business. Buriya twebwe abantu dukora business tuba twaragowe, tuba twararushye, ntituryama ntituruhuka, tuba twaravuye mu nzira zigoye. Kubona umuntu w'umunyagwa rero
aza muri bizinesi yawe akazanamo imikino, singiye kukubeshya buriya, ahubwo mujye mushimira Imana yamfashije. Nari kumukubita ikintu agapfa bakamfunga. Ubwo ngo arimo aragira gute? Arimo arihana, arimo arababwira ati rwose ntako nagize. Umukobwa yarangiza ati uko mundeba nibyo koko ndatwite. Ariko namwe mwishyire mu mwanya wanjye, reba ukuntu nsa, urebe umukobwa nkanjye uburyo nakwambara ijipo imwe amezi 3. Nanjye nageze aho ndibaza ngo ariko Imana yo ko nayisabye ngo impe imyenda ntiyimpe. Iwacu papa na mama ko nagerageje kubaka amafaranga bakayanyima. Umuntu nari nsigaranye ni uyu musore twari inshuti. Umva pe, yaraje ambaho arantembereza ku Kivu, antembereza za Kigali, telefone yanjye akayoherezamo amafaranga. Reka nkubwire, nkurikije ukuntu uyu musore yamfashe neza, mama Kana nawe ari wowe nubwo usenga nawe wakora nk'ibi nagize gute nakoze. Ngiki kintu cyerekana umuntu urimo kwatura ku buryo Imana itabitega mu matwi. Ibintu nk'ibi ngibi bitera Imana iseseme. Hari abantu batura ibyaha ku buryo Satani abona ko inzira yabacishijemo babikora izo nzira bakizikunze. Hano kuri page 596 tugiye kureba twerekeza ku musozo inzira tugomba kwitondera, ibitekerezo by'ubuyobe byerekeye kwatura ibyaha. Kandi kimwe mu bimbabaza ni uko ibi bitekerezo by'ubuyobe kenshi na kenshi Satani abya byongorera abantu akaba ari byo bashyira mu bikorwa. Page 597, amateraniro yaberaga mu rusengero rwa Tabernacle 2 mu munsi kandi amara ibyumweru 2, kandi ubutumwa bwabwirijwe bwakoze ku mitima, ubuhamya bwahatanzwe bwari butunganye. Amen. Twagize nanone amateraniro yihariye ku rusengero rwa Tabernacle bitewe nuko uru rusengero rwari rugari. Igihe twamaraga guhamagarira abantu kuza imbere kugira ngo basengerwe mu gihe cya nyuma ya saa sita ku isabato yasozaga umwaka, twararitse abumvaga ko bakwatura ibyaha byabo kugira ngo binjire mu cyumba kimwe cy'umwiherero, maze muri icyo cyumba buri wese agahabwa amahirwe adasanzwe. White atangiye atubwira iteraniro ryiza ryabaye. Iri teraniro urusengero ryabereho bararuvuze, ndetse muri iryo teraniro habaye amateraniro meza kugeza ubwo abantu babwiwe yuko abashaka kwatura bagomba kwatura hari ku isabato nimugoroba. Ni nka kuriya tujya tugira iteraniro ryo kwiriza ubusa no gusenga, ni nkuko tujya tugira ibihe byiza byo gusenga tukavuga abashaka gutanga ubuhamya, abashaka kwatura iri teraniro kugira ngo iteraniro ribohoke n'abantu bakoze ibyaha babohoke ku mutima. Nshuti zanjye, icyabaye ni iki? White muri ayo materaniro yabwirije, nari narigishije ku gice giheruka cya Maraki amagambo avuga ngo mbese umuntu yakwima Imana ibyayo, nimuzane imigabane ya 1/10 ishyitse mubishyire mu bubiko, inzu yanjye ibemo ibyo kurya, ngaho nimubingeragereshe, ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga, murebe ko nazabagomorera imigomorero yo mu ijuru nkabasukaho umugisha mukaboraho mu kwiza. Kwatura no kwicuza kwinshi kwarakozwe kuri iyo ngingo. Abantu babanje kwatura ibyaha bahaguruka baza imbere, ariko habonetsemo n'abantu baje kwatura ibyaha bakoze ku ngingo yo gutanga, yo kugarura icyacu. Ubu ntimureba, iyo Satani agucecekesheje ku ngingo imwe, hari umuntu ushobora kwicara akavuga ati ubuse icyacumi cyari gikenewe ko cyigishwa mu materaniro nk'aya? Byari ngombwa, kuko Satani yakwicishije ikintu kimwe akujyana no ku kindi no ku kindi. Ubu ntimureba uyu mwuka mubi wanduye abantu wo kudatanga icyacumi, uyu mwuka Satani azawuzirikaho iyindi myuka mibi myinshi kugeza igihe Satani azazirika ubuzima bwawe ujye wibaza ngo kuki ubuzima bwanjye buziritse nta mugisha. Ariko muratuje, murimo murakora ibyaha mubizi kandi mubishaka. Satani arimo arazana imisozi y'ibibazo mufite akabereka ko mu itorero nta kibazo gihari. Umuntu umwe yigeze kutubwira, aratubwira ati ahubwo njye mbonaho kugira ngo ntange icyacumi mukeneye kurundanya ibya 10 byatanzwe mukaza mukamfasha,
kuko mfite bizinesi yapfubye, mfite inzu ndimo kubaka yakwamiye hagati, ariko murumva ibintu yarataga. Paje 597 niyo ndiho. Bamwe bari barahemukiye abaturanyi babo kandi batuye ibyo byaha barabyicuza, maze kuva ubwo basubiza ku murongo ibyo bari barangije. Muri iryo teraniro, iteraniro ryo kwigisha kimwe mu 10 no kukigarura, habonetsemo abantu babanza kwatura ibyaha byabo bakoreye abaturanyi, barabanza baratura. Noneho mu cyumweru cyakurikiyeho, bamwe mu bataragiye bakiranukira Imana mu byo bayikorera kandi kubw'ibyo bakaba bari baritandukanyije nayo, batangiye gusubiza ibyo bari barimanye. Umwe muri basaza bacu yari amaze imyaka 2 adatanga icya-10, yanditse urwandiko rwe aruha umunyamabanga wa Firidi, rwavugaga iby'icya-10 yari yaragumanye, ashyiramo n'inyungu kuri cyo rero, maze umubare ugera ku $571 n'igice y'Amerika. Ndashima Uwiteka ko uyu muvandimwe yagize ubutwari bwo gukora atyo, ubutwari bwo kugarura icya-10. Kanjye ikintu mbabwira, bifite imbaraga zingana kwatura ibyaha by'abaturanyi twabagiriye n'abavandimwe tubana kugira ngo tuboho ku mutima. Icyo kintu gifite imbaraga zingana no kwatura icyaha cyo kugumana icya-10, ndetse uba ukwiye kwicara ugasaba Imana yuko iguhindurira umutima, ikaguhindurira ubuzima kubera icyaha. Nshuti zanjye, undi nawe yari yarasubiye inyuma ajya kure y'Imana cyane ku buryo hari icyizere gike ko yakongera kugarura ibirenge mu nzira yo gukiranuka. Uwo nawe yari yaratanye, yaragarutse, amaze kugaruka ahigira Imana ko noneho ubwo Imana imugaruye azaza atanga kimwe mu 10. Noneho rero ubuyobe bukomeye, paje 599. Mu makanguka menshi mu by'iyobokamana twagiye tugira, hagiye hakorwa amakosa ku bijyanye no kwicuza. Nubwo kwicuza ari byiza ku muntu, birakenewe ko bikoranwa ubwenge. Neretswe ko hari ukwicuza kwinshi, ndetse kwinshi cyane kutari gukwiriye kuvugirwaho amatwi y'abantu bapfa ashobora kumva. Hari ibintu tugomba kwaturira Imana ku buryo tubanza kureba ko n'abagabo bacu badahari, n'abagore bacu badahari, n'abana. Ibyo bintu bibaye na byiza, hari n'ibisaba yuko iminwa igomba kunyeganyega ku buryo umuntu atamenya inyuguti uvuze, kuko bishobora kurema urujijo bikarimbuza ubuzima bw'umuntu. Neretswe ko hari ukwicuza kwinshi, ndetse kwinshi cyane kutari gukwiriye kuvugirwa aho amatwi y'abantu bapfa ashobora kukumva. Imbuto z'ikibi zibibwa mu bwenge no mu mitima y'abumva, kandi mu gihe bari mu bishuko izo mbuto zizakura maze zera imbuto, maze ibyari byarabaye bibabaje byongere bisubirwemo. Kubera ko abari mu gishuko batekereza ko badashobora kubabazwa cyane na bene ibi byaha, bazibwira bati, mbese ba bandi baturaga ibyaha ari n'abakristo babimazemo igihe ntibakoze ibisa bitya? Hari igihe watura ibyaha umuntu yarangiza agatavuga ati ese buriya n'abapasitoro nabo bakora nk'ibi, n'abarayiki n'abadiyakoni. Noneho uburyo watuye icyaha cyawe ubwira abantu inzira waciye mujya kugikora, hari igihe ngo nabo bibabera inzira bazaza bacamo bagiye gukora ibyaha. Ugasanga mu kwatura ibyaha no gutanga ubuhamya, umuntu ahagaze imbere y'iteraniro ahubwo arimo arariroga. Wa muntu yazaba yicaye rero arimo gukora ibyaha, umutima wamubwira ko yakoze icyaha agahita avuga ati, si njye njyenyine, sinabonye n'abamaze igihe mu bukirisitu nabo bakora nk'ibi ngibi, ngira gute nk'ibi nkora? Umva, nimbura ijuru nzagenda ndibure, nanjye sinzaribura njyenyine. Mu rusengero pasitoro ntiyatubwiye ko nawe yarebye umukobwa akamusambanya. Reka ngire ikintu mbabwira, mu madini menshi ujya kubona ukabona umuntu ahagaze imbere. Amena, amena. Rwose iri teraniro ryabaye ryiza,
numva mfite ishyushyu ryo kuvuga ibyambayeho, kandi Bibiliya iravuga ngo ntukagire iki ntukagire ishyushyu. Numva ngize ishyushyu, ibintu ngiye kuvuga mu byihanganire uwo bitungura. Ubu mpagaze imbere yanyu mfite ubwoba, mfite n'ikimwaro kubw'ibibi nakoze. Agahita areba mu gihande kirimo umuntu basambanye. Kana wihangane ndabivuga uko biri, nturamureba, ntiwigeze usenga Imana ngo igire ikikorera umutima we ngo umurebe, kuko mwasambanye mwenyine nta n'undi muntu ubizi. Umva, nahagurukira aho ari kanaka, umudamu agahaguruka, wihangane ngiye kubivuga, Imana irantegetse ngo ngire gute bivuge. Rwose singiye kubabeshya, ngewe n'uriya muntu twarasambanye, kandi ubwo ni umugore w'abandi, umugabo we nawe yicaye mu yindi nguni y'iki y'amateraniro. Twarasambanye ariko ntabwo ari twe twabiteye, njye nawe twahuriye mu materaniro yari yabaye nijoro, turigana, ariko mwegereye nkazaza numva ubushyuhe bwe burimo buranyinjiramo. Ubwo itorero naryo, umukuru w'itorero leta atangira ati nta materaniro azongera kugira gute kuba. Mwumva ikintu Satani arimo gukora. Abana ba wa mumama bicaye inyuma mu ntebe bajyaga bavuga papa ni umupagani, ariko mama niwe tugira gute, niwe ducungiraho. Umuntu yarangiza agahutaza ibigambo, abantu bacanganyukiwe bafite ubwaka bagahita bavuga bati iri teraniro ryari rigize gute, ryari riryoshye, ntabwo twaherukaga umuntu watura ibyaha. Ubundi ubu nibwo umwuka atangiye kugira gute gusukwa. Reka mbabaze, uwo ni umwuka urimo gusukwa cyangwa ni umwuka w'ubujiji wa Satani urimo gusukwa? Abizera bahava bavuga bati ntituzagaruka aha. Abapagani barangiza bati yawa, ntibajyaga bavuga ngo ndindaye nubwo mba muri korari, naba nanjye. Ubu se bo ibyabo ko bigiye ahagaragara, naba n'ibyanjye biba bizwi na 2 cyangwa 3. Iteraniro rirazamba. Hano baranditse ngo bigeze ubwo nabo bapagani bicara bakavuga bati aba bantu baturaga ibyaha ari n'abakristo bamazemo igihe ntibakoze ibisa n'ibi. Muri iki kibazo ntihakwiriye kubamo gutera intambwe zitarangwa mu bushishozi, cyangwa ngo habemo gukomatanya byinshi. Uko wagiye ukora ibyaha ntugakomatanye ibintu byinshi. Ibibazo ufitanye na korari mu gihe urimo kubyatura, ngo nurangiza uhita uvuga uti korari rero mumbabarire, ese mugira ngo nimwe mwenyine nahemukiye? Ubu mfite gahunda yo gusaba n'umugabo wanjye imbabazi. Kariya kana ka kabiri mfite ntabwo arake, umugabo wanjye kwa muganga baramupimye basanga ntabyara. Ubu rero ngize umugisha, ndavuga ngo ubwo ndimo kwaturira korari ibyaha nayikoreye, mbonereho n'uburyo bwo kuruhuka. Si ibyo gusa, ndimo ndateganya kuzajya gusubiza umumama witwa kanaka, buriya naramwibye ariko ndatuza. N'impamvu ibyo bintu birandya pe, nk'ibyo bintu urimo guhutaza, wowe urimo urabona ufite igihe kimwe ugakomatinyiriza hamwe ibintu byose. Satani niwe ujya ufata abantu agafata umutima akawukingurira rimwe, ugarekura ibintu bitari bugire n'imitima bifasha. Muri iki gitabo baranditse ngo kuko umurimo w'Imana ushobora gutukwa mu maso y'abatizera iyo bumvise ibyo kwatura imyitwarire mibi cyane yagizwe n'abavuga ko ari abayoboke ba Kristo. Umugayo ushyirwa ku murimo wa Kristo yifashishije uburyo ubwo ari bwo bwose Satani ashoboye gukwirakwiza isura ivuga ko abadivantisiti b'umunsi wa 7 ari ibishingwe n'umwanda mu bintu byose. Nsubiremo aya magambo: yifashishije uburyo ubwo ari bwo bwose Satani ashoboye gukwirakwiza isura ivuga ko abadivantisiti umunsi wa 7 ari ibishingwe n'umwanda mu bintu byose. Ahereye kuki? Ku kwatura no gutanga ubuhamya, ku buryo umuntu azaza yicara agahita avuga ati yewe nta dini ririmo ni imishire. Tukubabona bambaye amakoti ngo barajya ku isabato, barajya kumara iki. Sinumvise umudamu umwe arimo kwaturira undi ngo yapangaga kumurogera mu materaniro. Nukubabona bagenda n'ibitabo. Ngo Satani ashaka kuzereka abantu yuko abadivantisiti ari ibishingwe, bakaba n'iki n'imyanda. Azamukiye ku kwatura k'ubugoryi no gutanga ubuhamya bw'ubugoryi buri mu bujiji.
inshuti zanjye, Satani yanezezwa no kubikora, biragatsindwa ko Satani yabona akito ko kugenza atyo. Imana izahabwa ikuzo bihebuje nitwaturira Yesu wenyine ibyaha twakoreye mu ibanga no kwangirika kw'imitima twavukanye, kuruta uko tubibwira mwene muntu ugira iherezo, umuntu uyoba kandi udashobora guca urubanza rutabera. Imana izi imitima, ndetse buri banga ryose ry'umutima irarizi. Bityo rero ntimugasuke mu gutwi kwa muntu iby'Imana yonyine ikwiriye kumva. Ni ikosa rikomeye, ni ukwikoreza umuntu ibintu bimurusha uburemere. Ibintu bigomba kumvwa n'Imana gusa. Ni gute uzaza kubisuka mu matwi y'umugore n'umugabo wicaye aha? Hari ukwatura guteye ku buryo gukwiriye kubwirwa abantu bake batoranyijwe. Uko ni ukwatura kwa kabiri. Abantu bake bagize gute? Batoranijwe, kandi bemewe n'uwakoze icyaha mu kwicisha bugufi kwimbitse. Iki kibazo ntikigomba gutwarwa mu buryo butuma iyo ngeso mbi ihindurwa umuco mwiza. Iyo hatoranyijwe itsinda rito abantu umuntu ari bwaturireho, ibi ngibi ntabwo biba bigendereye gufasha wa muntu wakoze icyaha. Hoya, hari n'igihe bigenderera kurinda amabanga y'itorero. Reka mbaho urugero. Ndimo ndasoma paji 599, ntabwo ari amagambo yanjye. Niba hariho ibintu bikojeje isoni bikwiriye kuzanwa imbere y'itorero, mureke bijyanwe imbere y'itsinda ry'abantu bake bakwiriye kandi batoranijwe kugira ngo babyumve. Kandi ntimugakoze isoni umurimo wa Kristo mubinyujije mu gushyira ku karubanda uburyarya bwabaye mu itorero. Niyo mpamvu hari igihe uzajya kubona ubone inama y'itorero iraguhamagaye, ni abantu bake bahagarariye abandi. Abo bantu iyo bageze imbere, Imana ibiguhaye amahirwe, iyo baturiye imbere uba ugize umugisha. Hari ibintu wemererwa no kwaturira mu nama y'itorero, ariko waza imbere y'iteraniro bakakubwira bati rero uratura icyaha cyawe cy'uko wasambanye, ariko biriya bintu watubwiye mu nama, ukatubwira amatekinike wakoze, uburyo wajya gufata ibintu by'ibinini, amazina yabyo, ibyo binini ukabisuka muri fanta, umukobwa yaza yaryama iwawe yabinywa agata ubwenge, akabyuka mu gitondo asanga wamusambanyije ntamenye n'ibyabaye. Ibyo bintu ntuzabivuge, kuko ni umwanda, ni ukwanduza abizera. Kuko haba harimo abasore b'abasambanyi bari aho n'abagabo b'abasambanyi basanzwe bagerageza gusambanya abantu byaranze, ku buryo iyo tekinike nayumva azayifata akayishyira hehe? Akayishyira mu bikorwa. Bayobozi b'itorero, ndabinginze mukurikire uyu mucyo, mwirinde kwanduza iteraniro Imana yazanye kwiga. Kiranazira ko umuntu ahagarara imbere y'abantu ngo agiye kwatura hatabanje kugira abantu babanza kumva ibyo ari bugire gute, ibyo ari buvuge. Umuntu ashobora kukubwira ngo arashaka kwatura ikintu kimuri ku mutima, yarangiza agahita akubwira ati rero umuntu akaba afite abadamu 2 cyangwa 3 bajyanye mu bintu by'ubupfumu, ariko yahaguruka agahita atangira, reka abayobozi b'itorero mbabwire ikintu ntikibatangaze, abagore ba hano bose twese tujya mu bapfumu. Mu by'ukuri abagore bose bo muri iri teraniro ubu bajya mu bapfumu. Ikintu ababibye mu bantu ni iki rero? Buri mugabo wese ataha avuga ati uriya mudamu wavuze ibintu arabizi neza, kandi nigeze mbona asuhuza umugore wanjye. Ubwo bivuze ko n'umugore wanjye ajya hehe? Abaremye uruntu mu mitwe y'abantu. Kanjye ikintu mbabwira, twagiye tugira amarangamutima apfuye tugira ngo turimo turasohoza iby'Imana isaba, nyamara turimo kuroga abantu. Hano haranditswe amagambo akomeye nsoza. Hariho ukwatura Umukiza yadusabye ko tugomba kwaturirana hagati y'umuntu n'undi. Niba warahemukiye mugenzi wawe mu magambo cyangwa mu bikorwa, niwe ugomba gutera intambwe yo kwiyunga nawe mbere y'uko gusenga kwawe kwemerwa n'ijuru. Aturira abo wakomerekeje kandi usubize ku murongo ibyo wangije. Nurangiza wera imbuto zikwiriye abihannye. Niba hari umwe
muri mwe ufite amarangamutima yo gusharira, umujinya cyangwa uburyarya kuri mugenzi we, reka amusange ku giti cye, amwihaneho icyaha cye kandi asabe imbabazi. Kuba ufite ikintu watekereje ku muntu nabyo bijya bijijisha abantu. Umuntu mukaba mwagendanaga mubana, nta kosa aragukorera, nta kibazo mwari mwagirana, wajya kumva ukumva arakubwiye atuzi ko hari umunsi nigeze kumva ntekereje kuba nakugambanira ku kazi, ariko uwo munsi Imana iramfasha iranesha, numva icyo gitekerezo kimvuyemo, ariko icyo gitekerezo nari nyizanye imbere yawe ngo rwose ngusabe imbabazi. Ndagira ngo nkubaze, arakuroze ntakuroze? Wowe mu mutwe wawe ubundi icyo kintu nta nubwo cyabaye, ni ikintu cyabereye mu bitekerezo bye kuko yari arimo kugeragezwa, ariko ikigeragezo cyarangiye anesheje, none abizanye mu mutwe wawe. Buri gihe wajya unamusigira iduka, ukamusigira urugo, uzaza ugira gutyo umubwira uti sohoka mbe nkinze, harahongize gute, harahongeye, kuko uhita uvuga uti hari umugambi wapfubye ushobora kuzagira gute. Reka ngire ikintu mbabwira. Umudamu agatangira ati papa kana tiwigeze kumpemukira, ati umutima urambwira ngo nigire ku wundi mugabo, hari umuntu wigeze kuntereta twigana kera, igihe buriya cyagiye unzunguza mu mutwe, umutima warambwiye ngo wataye umugabo ko agufashe nabi, buriya nari nazinze ibintu n'ibiki byose, ariko umutima urongera uranesha, nibuka ko Imana yansezeraniye ko nzabana nawe kandi ntacyo nzabura nimbana nawe. Iyo Mana rero nagize gutya, numva icyo kigeragezo, Satani araneshejwe mu mutima wanjye, ariko rero ukimbabarire, urumva ni nkaho naguciye inyuma. Ubwo icyo kintu kiza niki? Umugabo muzamuhorana akabazo buri gihe, ahamagara umukozi wo mu rugo, atalo ndebera aracyahari ko twaraye dushwanye, kuko wamubwiye yuko buri gihe mushwanye uhamagarana nabo mwagize gute, mwiganye muteretana. Ariko mbabaze, ni umwanda si umwanda? Tagira ngo mbasabe iki cyigisho muzakige, ariko ikibazo cy'uko ibyaha bikwiriye kwicuzwa n'uwo bigomba kwaturirwa ni ikibazo gisaba kwiganwa ubushishozi, kandi musenga tugomba kukireba mu mpande zose, turebera uburemere bwacyo imbere y'Imana kandi tugashaka umucyo wacyo. Dukwiriye kwibaza niba kwaturira mu ruhame ibyaha twakoze hari icyiza bizazana, ni iki cyiza bizazana. Icya kabiri, cyangwa se niba hari kwaturira, niba hari icyo bizangiza, dukeneye kubanza kumenya ese ibi bintu bizangiza iki cyangwa bizazana iyihe nyungu. Ikindi kintu cya kabiri, mbese bizamamaza ishimwe ry'iyaduhamagaye ikadukura mu mwijima ikatugeza mu mucyo wayo w'itangaza? Bizatuma imbaraga z'Imana zigaragara, yadukuye mu mwijima ikatuzana mu mucyo w'itangaza. Izo mpinduka zizagaragara. Abantu benshi batanga ubuhamya kuri YouTube, akakubwira ukuntu yari indaya, akakubwira ukuntu yari umurozi, akakubwira ukuntu yari mubi, ariko wanamureba yicaye kuri YouTube, wareba ukuntu arimo kurerembura amaso imbere y'abasore barimo kumufata amashusho, wareba udutekinike n'uburyo arimo kwirebesha, ukabona n'ubundi arimo aratanga ubuhamya bwa kera. Uburaya bwo ntaho bwagize gute, ntaho bwagiye. Umuntu avuga ukuntu yarogaga, yabivuga wabona ukuntu yafunze isura n'uburyo araka, arimo kuvuga ati n'ubu ngubu n'uyu munsi wa none hari igihe umuntu angirira nabi nkavuga ntiwasubira nkabikora, ariko nkavuga ni Imana komeza uneshe, ariko wareba ukuntu abivuze ukabona aracyari umurakare. Ugomba kwibaza ngo ubu buhamya nimbutanga, uku kwatura ningutanga, biri bugaragaze ko Imana yankuye mu mwijima ikageza mu mucyo w'itangaza, ikadukura mu mwijima. Ikindi, mbese bizafasha kuboneza imitima y'abantu cyangwa kuvugira mu ruhame uburiganya bwakozwe hakabaho kwihana ukuri, bizagira ingaruka yo kwanduza abandi no kurimbura icyizere bari badufitiye. Ibi ni ibibazo, uyu ni umunzani umuntu agomba gushyiraho ubuhamya bwe, umuntu agomba gushyiraho kwatura kwe. Kubw'ibyo rero kwatura bigomba kuba bisunitswe n'Imana, bigasunikwa n'ubwenge bw'Imana aribwo bukuyobora, kandi ukareka Imana akaba ari ibanza gutunganya imitima y'abantu,
Imana igatunganya amatwi yabo ngo batazumvirana, kandi Imana ikambika amateka yawe igishura, kugira ngo umusore uri muri iryo teraniro urimo kwaturiramo uwagukundaga bitazamubuza kugukunda. Reka mbabwire, nta bantu muzi yagiye yaturira umuntu icyaha yakoze, kamubwira ati rero nakoze icyaha iki n'iki ubimenye, yarangiza umusore akamubwira atumva rero nubwo icyo cyaha wagikoze, kuba umbwije ukuri ukaba uri umukobwa wa mbere umbwije ukuri, turi bujyane umbere umugore. Kubera iki? Kuvugisha ukuri. Kubera iki? Imana iba yafubitse igishura amateka yawe. Imana iba yahaye umugisha umunwa wawe, igategura umutima w'uri bubwire ibyawe, ku buryo aba yiteguye kubyakira, kandi ntazongere no kugira ikintu kimugora mu mutwe kubyakira. Dusoza, ndagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Paje 203, ntimugashake kuba ku rugero rwo hejuru rwo gutwarwa. Uyu ni umutego abadive benshi barimo kugwamo bo mu matsinda. Ntimugashake kuba ku rwego rwo hejuru rwo gutwarwa ibintu byo kwaturuka bigira amarangamutima, ku buryo ugera ahantu ugahita ubwira umuntu uti ntabwo tuzaba inshuti utaratura. Hari amateraniro mujyamo, mbere y'uko ubwiriza ukabanza ukatura, umuntu wese ubagezemo akabwira bati twaturire tumenye ko turi kumwe mu rugendo. Munega amatwi umutego uri muri icyo kintu. Ntimugashake kuba ku rwego rwo hejuru rwo gutwarwa, ahubwo mujye gukorera abandi kandi mubahugure mufite kwihangana. Ena White yaranditse ngo muzatwarwa n'igitekerezo cyo kwibwira ko buri muntu wese afite umutwaro w'ikibi agomba kwatura. Ninde wabashyizemo ikintu cyo kuvuga yuko buri muntu wese uri mu materaniro afite ikintu agomba kwatura imbere y'iteraniro? Ubu ni ubuyobe bwa mbere. Yarakomeje arandika ngo kandi muzagira akaga ko gutuma icyo kiba ingingo ituma mwibasira abandi. Umuntu wese mugiye gusengana banza wature, tubanze twumve koko watangiye urugendo nk'uko twagize gute. Harimo n'abantu b'abanyamagambo baba bashaka kumenya inkuru z'abandi. Yarangiza atari ko mama kanaka ko dusengana, buriya mama kanaka atekereza iki? Uwambwira ibyo atekereza. Kubw'ibyo rero hari abarokore barimo gusubizaho intebe ya penetensiya, aho ushaka ko umuntu avuga ibintu bye byose kugira ngo ubyumve waramugiriye amatsiko. Hano haranditswe ngo muzashaka kunyuza buri muntu ku kibuga kimwe n'icyo ubwanyu mwanyuzeho, kandi muzumva ko nta kintu gishobora gukorwa kugeza ubwo ibintu byose binyuze mu gikorwa kimwe cyo kwatura. Ibintu byo kwibwira ngo umuntu ngo azaba umuntu w'Imana, reka mbabwire, twese Imana yaducishije mu mateka amwe. Oya, hari abantu babaye indaya bajya gutega hano hepfo. Hari abantu babaye abajura ku buryo byamenyekanaga umuntu ufite ibirayi yabibura bakamubwira bati urebe bene kanaka nibo bacukura ibirayi byo muri no karitsiye, kandi koko wajyayo ugasanga bigize gute, birahari. Uwo mwene kanaka rero amateka ye no kwatura kwe bitandukanye n'umuntu wavukiye mu itorero, akaba aguha amateka ko atigeze yiba, atigeze asambana, ariko akakubwira ati ngewe njya ngira ikibazo cyo kumva ntishimiye umuntu mu mutwe. Ibintu nk'ibyo ngibyo, kuki mushaka ko abantu bose bagomba? Hari igihe cyageze umuntu wese wajya kumubwiriza akakubwira ati banza umbwire kera ukiri umupagani uko wari uteye, bimaze iki? Nshuti zanjye, hano haranditswe ngo muzaba mu kaga gakomeye ko guhindanya umurimo w'Imana binyuze mu gukoresha umutima wanyu bwite, gushaka ko abantu batuzanira ubuhamya bwabo, abantu bazana kwatura kwabo. Noneho ngewe Musoni, umukuru w'itorero na pasiteri, tukazaza tubanza gushyira bwa buhamya na kwatura k'umuntu ku munzani. Uyu azavamo umwizera mwiza, uyu ntazavamo umwizera mwiza. Ibyo byose ni ubuyobe. Muri iki gitondo ndasoza mvuga ngo Imana yo mu ijuru iduha imbaraga, Imana yo mu ijuru iduha ubwenge. Nituramuka dutwawe n'amarangamutima tukajya guhubuka ku buryo byazambye umurimo w'Imana, Imana yo mu ijuru ijya iduha ubwenge. Kandi ikindi mbasabira, mutoze abizera kugendera ku buryo ijambo ry'Imana ryagennye. Hari abantu benshi bagiye batura bagashyira umurimo w'Imana mu kaga, bagashyira ubuzima bwabo mu kaga, ndetse bakazambya n'iby'Imana ririmo gukora mu mitima y'abantu. Ariko nanone hari abantu bahisha ibyaha babiryamyeho badashaka kubyatura, baza bakabirenzaho amateraniro, bakabirenzaho kubwiriza no kuririmba,
Bibiliya yatangiye itubwira ngo uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza. Kubw'ibyo rero, kugira ngo kugubwa neza kuboneke, ubyibuke ibyaha wakoze ugakorera abaturanyi ugomba kubyihana ukabyatura. Ibyaha wakoreye abo mubana ugomba kubyihana ukabyatura. Ariko nanone n'ibyaha wakoreye Imana birimo n'icyaha cyo kwanga gutanga, kwanga kugarura icya cumi. Tubonye ko nacyo ni icyaha kigomba kwihananwa n'ibyo ngibyo, kuko iyo wihannye kimwe ugasiga ikindi, Satani bazazamukira muri kimwe akongera akagusubiza uko wari umeze. Imana yo mu ijuru ibamera umugisha. Yesu yinjire mu mitima yanyu, ahindura ibintu, atereka ibintu mu mwanya wabyo, kandi igihe nikigera ajya abateresha intambwe zose zisabwa mu kwihana. Nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Muhagurutse dusenge. Uwiteka Mwami Imana yacu uri mu ijuru ryera, turagushimye cyane, turaguhimbaje kubw'izina ryawe uhora ugirira ukaturinda tutari beza. Izina ryawe muri iki gitondo rirusheho guhabwa icyubahiro. Ni koko turi abarwayi kandi wowe uri muganga. Turagushimira ko waduteye umwete ngo tuze kuvugutirwa umuti wo muri iki gitondo, kandi koko urawuvuguse. Turakwinyiza cyane kugira ngo uduhe imbaraga zo kwihanira kureka. Ijambo ryawe rivuzwe muri iki gitondo rigira imbaraga mu mitima yacu. Utwigishije uburyo bwo kwihana ibyaha ndetse n'uburyo bwiza bwo kubikoramo. Turakwinze kugira ngo uduhe imitima y'ubwenge, maze ubwo ijambo ryawe rivuzwe twemere gutsindwa kandi duce bugufi kugira ngo twambike imbaraga. Umugaragu wawe ukomeje kuvugira ijambo kuri uyu musozi, ukomeze kumwambika imbaraga, kandi umurindire umuryango, umurinde icyo ari cyo cyose cyatuma ijambo ryawe rigira inkomyi. Kandi natwe abizera ucana umuriro wo kwihana muri twebwe, cyane ko n'uyu munsi bigaragara ko twateranye turi bakeya, bagenzi bacu batashoboye kugera hano. Ubarindira aho bari kandi ubatera umwete, kugira ngo nimugoroba nibaza kuboneka tugafatanyiriza hamwe kongera kwiga ijambo ryawe. Dushima urukundo rwawe. Dukomeje kwishyira mu biganza byawe kugira ngo impagarike zacu zose zirindwe nawe, mu izina rya Yesu umucunguzi wacu, amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.